tugiye kureba kubera ko Open Mainnet bavuze ko iri mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2025 ngiye kubabwira ibintu bikunda kuba muri Open Mainnet uko bikurikirana ari ku abahereza token, kuba bavugana n'ama exchange n'amasoko ndetse n'igiciro. Ni iki kibanza muri ibi byose muri Open Mainnet kubera ko ni ibintu by'ingenzi. Nuvuga Open Mainnet rero ikintu kibanza habanza icyitwa distribution niyo step ya mbere ibanza. Nuvuga bafata za coin babahaye, murabizi ko hari ziri muri balance, hari ziri muri balance ariko zitari verified. Ubwo rero bivuze ko izitari verified nazo bafite ukuntu bazabigenza, ndetse muri distribution rero ni handi rero bavuga bati coin zihari tugiye kuzaroketinga, tugiye kuziha abantu, tugiye kuziha mu mawallet y'abantu bazakire noneho babashe kuba bazi trading. Iyi niyo step ya mbere ibanza, ibyo bita distribution. Ubwo rero muri distribution bafata amacoin abantu bamayininze bakagenda bayabahereza mu mawallet yabo. Akenshi tubyita airdrop. Nuvuga akenshi iyi rero tubyita airdrop kuko bafata zimwe mwamayininze rero bakagenda bazibahereza, mukaba mwabasha kuba mwazakira mu mawallet yayo. Ikintu rero ubusabwa muri iyi step nuvuga ugomba kureba neza ko wallet address yawe iri ready. Nuvuga iri ready, ukareba ko iri wallet ari iya nyayo, ukareba ko wallet watanze ari iya nyayo. Akenshi ngibi biba ku ma airdrop ariko ni step iba muri Open Mainnet, niyo mpamvu ndi kuyibabwiraho. Aha rero niho bamenyesha community bakababwira ati tugiye kubahereza ama coin. Ikintu rero kitagikurikiraho hahita hakurikiraho listing. Listing niyo step ya kabiri. Nuvuga bamaze kubaha ama coin yanyu yageze mu mawallet, ikintu gikurikiraho ni ukuvugana n'ama exchange nka za Binance, nka za Coinbase, nka za OKX. Noneho bakazibwira bati twebwe distribution twarayirangije, abantu bamaze kwakira amacoin yabo mu mawallet, noneho reka tuganire uburyo iyi coin yacu mwayilistinga mukaba mwayishyira ku masoko yanyu. Iyi step rero ukuntu bigenda nuvuga ba nyiri project bavuganira cyangwa se bagirana imikoranire n'ama exchange ayo twita centralized cyangwa se decentralized, noneho bakavugana uburyo ba listinga token yabo kugira ngo ibashe kuba yacuruzwa. Aha rero ikintu ubusabwa kureba neza ko contract address iri kuri ayo ma exchange bamaze kumvikana iri verified, kugira ngo bamaze kumvikana rero haba ibyo bita contract address iranga iyo coin. Nuvuga iyo contract address iyo ushaka ku depositinga amafaranga yawe nko kuri Binance, address niyo ukopia ukaba wabikurizaho ama token yawe kuri exchange. Rero iyo bamaze kumvikana, bamaze gushyiraho na contract address iri verified, noneho ya masoko nka za Binance, Coinbase, OKX n'izindi noneho zifata umwanya zikamenyesha abantu, zigatanga amatangazo zivuga ko iyo faranga bamaze kumvikana ko bagiye kuri listinga. Nicyo kintu kitagikurikiraho. Izo step ebyiri iyo zirangiye, iyo zibarangije kuba ba distributing amacoin ku mawallet y'abantu bakarangiza kumvikana n'ama exchange, hahita hakurikiraho gushyiraho igiciro. Igiciro rero gishyirwaho hagendeye kuri ibi bintu bikurikirwa. Igiciro gishyirwaho hagendeye ku byo bita market dynamics. Ahangaha rero tureba aba supplier, aba demand, tukareba na trading volume. Iyo tuvuze supplier ni abacuruzi, abari kugurisha, aba demand ni abari kugura, ndetse trading volume ni ingano y'amafaranga ari gucuruzwa kuri iryo faranga. Iyo aba supplier bari kugurisha cyane, abantu ifaranga rigiye ku isoko bagahita bagurisha cyane amacoin bafite bayahinduramo amafaranga asanzwe y'inote, icyo gihe irya faranga ritakaza agaciro. Iyo abantu bari gufata amafaranga yabo y'inote cyangwa se andi mafaranga babitse y'ama USDT bakayaguramo rya faranga rikomeza kugira agaciro. Noneho igiteranyo cy'amafaranga aba yaguzwe uko kizamuka niko ifaranga rigenda rigira agaciro kari hejuru. Izindi factors zishobora gutuma igiciro kizamuka, hazamo ba nyiri coin, ubundi bo ni bantu ki bafite imbaraga cyangwa se ni abantu babakiri cyangwa bafite amafaranga. Iyo abantu bafite amafaranga, project nayo iza iri big cyangwa se ifite amafaranga. Bivuze ko
community support nayo iradetermininga the price. Ikindi n'izindi factors zigenderwa mu isoko kugira ngo ifaranga rikomeze rizamuke. Kuba ifaranga ryaramayininzwe igihe kinini, kuba rifite abantu benshi bari mayininze, kuba ifaranga rifite icyo bita total supply, nubango itakabije cyane, bari nk'amafaranga bafite total supply y'amabiliyoni, ugasanga kuba bafata ifaranga ngo bariyiha agaciro kari hejuru, ugasanga ni ibintu byateza icyo twita speculation cyangwa se zikaba byateza ikindi kibazo muri economy. Niyo mpamvu rero na total supply nayo idetermininga ifaranga agaciro kayo. Bisobanuye ko muri open mainnet cyangwa se muri mainnet ikintu kigenderwaho habanza distribution, hagarukiraho listing, igiciro price ikaza bwa nyuma ariyo isoza mainnet, open mainnet. Ubwo rero ngira ngo murasobanukiwe strategy cyangwa se steps zigenga cyangwa se zikurikizwaho muri mainnet launch. Nizere ko mumaze kumva buri kimwe cyose. Mbibutsa ko mwibuke gukora subscribe guys, musharinga n'abandi video. Ubutaha tuzaganira ibindi bigiye bitandukanye bizaba bigize open mainnet. Ibyo mutumva mwandike comment, mujye muri comment mwandike guys, nicyo tubereyeho no kubafasha no kubasubiriza ibibazo mugenda mutubaza, tugakora n'ubushakashatsi ku bijyanye nabyo. Ubwo rero buri umwe wese wakoze subscribe ndamushimiye. Mwibuke ko open mainnet iri mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2025, bivuze ko ari uguhera mu kwa mbere kugeza mu kwa gatatu. Ubwo rero reka dukomeze dutegereza update. Shimira bumwe wese rero warebye no video akayirangiza. Imana ibarinde.